yahindukiranye abahutu bamugiriye neza kugira ngo agaragare neza mu batutsi. Uwo ni yavuga afite frustration, nko kuvuga mu mujinya ituma yanga abahutu bamugabiye. Dr. Bizimana yabaye imfubyi akiri muto cyane, arererwa mu muryango w'abahutu, yonswa n'umubyeyi w'umuhutukazi. Reka ndekera akagusa, ibi ni ibinyoma ibi ni ibinyoma rwose. Nta ababyeyi banjye bombi bishwe muri jenoside ku itariki 21 Mata 1994. nta muhutukazi wigeze anyosa. Nakuri iwacu, ntererwa iwacu, dore imirima ngiriya pe. Ntabwo nigeze ngirwa imfubyi rwose mu bwana wapi. Ariko mu bugome bwa Rudakemwa yageze naho avuga ko ngo amakuru yahabwa n'umuntu nzi, ndetse mu kindi kiganiro anahimba n'izina ry'uwo mubyeyi wanjye ngo wapfuye kera ndi umwana, ngo yitwaga Mukamasabo, ngo akavuka Imugamba. Hanyuma nza konswa n'umuhutukazi. Nta Mukamasabo twigeze tugira mu muryango wacu ntawe rwose. Yewe ni Mugamba, hano hari abavandimwe b'Imugamba murabizi, nta muryango twageraga Imugamba. Ariko abumva ibi binyoma Rudakemwa yahimbye baravuga bati yavumbuye, ariho aratubwira Minisitiri Bizimana uwo ari we, ibyo mutari muzi nimuze mu byumve. Bagakeka ko ari byo koko ibyo bintu, kugira ngo nteshe agaciro gusa. Yongeraho ikindi nicyo ndangirizaho mw'ubu bugome bwe. Noneho akageraho avuga kugira ngo agaragaze ko mfitanye rwose isano ikomeye cyane nabo bavandimwe b'abahutu, twarabanye neza rwose, ibyo ndakomeza kubishimangira. Ariko akavuga ngo dore umugore wa Dr. Bizimana ni umukobwa wa Ntigura Yohani, wabaye umunyamabanga wa leta muri guverinoma ya Kayibanda muri 1968, abambasaderi muri Cote d'Ivoire ni Burundi. Bizimana yarerewe kwa Ntigura Yohani w'umuhutu, ahaba igihe kinini, nabibwiwe n'abantu bazi neza Dr. Bizimana. Ntabwo nigeze mba kwa Ntigura nabaye iwacu kugeza mpava njya kwiga, banyima buruse nza kwigisha ahangaha. Inspector w'amashuri witwaga Gakwandi yanze ko nigisha hano mu Cyanika kugira ngo ambabaze, akanyohereza kwigisha mu Rugogwe. Mu Rugogwe ni ku birometero nka bino uvuye aha, nkagenda n'amaguru ngahura na Mukandori Josephine, umukobwa wa Karongozi Yosefu, uwe bazanye hano kwigisha mu Cyanika avuye iwabo, tugahora tubisikana dutyo kugira ngo batubabaze. Nza kugeraho baduhembye umushahara wa mbere, ngura igare baduhembaga nyuma y'amezi 3. Igare nkajya manuka uyu musozi bawita Murizo, nkagenda nkazana Josephine mu gitondo, nkamugeza munsi ya Murizo akazamuka, ngasubira nkajya mu Rugogwe kugira ngo bambabaze. Ejo nahoze mbwira bamwe mu twari kumwe nti wena nzagera igihe ntanga ubuhamya kitari ikiganiro, ndabufite bwinshi kandi bw'ukuri koko. Ariko mwumva uburyo Rudakemwa ashaka kubabaza umuntu no gusebanya. Sinigera ndongora kwa Ntigura, sinahashatse, ibyo murabizi, ntawe bihuriye rwose. Ariko ajyaho akabyubaka akabikwiza ngaho. Ndashoje rero, ibi bintu byo gupfobya na burugumesitiri wayoboraga ikomine Ngezahayo Desire mu kwezi kwa 1994 yakoze raporo. We ntiyari yahunze ko hari akiritirikwaza, akora raporo prefe Bukibaruta, aza gusanga ataribona uko akwepa ikibazo cy'abatutsi biciwe mu Cyanika. Akora raporo ku itariki 11 z'ukwa 1994. Dore uburyo yanditse iyo raporo ye. Ati nyuma y'ishwa ry'umukuru w'igihugu ryakozwe na FPR Inkotanyi n'abafatanyabikorwa bayo, hari inyandiko zafashwe mu byitso zerekeranye n'umugambi munini w'ibyitso, harimo imisanzu buri muyoboke wa FPR yatangaga n'ibyemezo bikubiye mu nama ibyo byitso byakoranaga na FPR. Muri izo nyandiko twasanze abantu bakurikira ari abayoboke ba FPR. Ababazi muri bubamenye ni abantu abeshyera ngo kuba bari ku isonga y'abajyaga ku Murindi bagakorana umugambi na FPR ngo kwica abahutu, ariyo mpamvu ngo yarakaje abahutu bakica abatutsi hano mu Cyanika. Akarondora amazina yabo, aravuga Mukayiranga Charlotte, akavuga umwuga we, umwarimu kazi w'umututsi, Kanamugire François, umwarimu w'umututsi, Mukarwesa Lisa bita Iriza, umukozi wandikisha imashini mu mushinga IGZ3 umututsi kazi, Nsabikunze Faustin, umwarimu w'umuhutu, Mukanyarwa Esperance, umwarimu kazi w'umututsi kazi, Murangira Jean Damascene, umwarimu w'umututsi, Mukantwari Pelagia, umuyobozi wa Centre Nutritionnel ya Cyanika umututsi kazi, Mukabayire Yosefa, umuyobozi wa Centre de Santé n'umututsi kazi, Nyiraneza Beata,
umwarimukazi w'umututsikazi, Padiri Musoni Aloyizi, umuyobozi w'amashuri gaturika muri komine Karama, ati ni umututsi. Ibi byose ngeze haravuga abeshya, noneho akavuga ko agakomeza ati guhera tariki 7 Mata 1994 abaturage bagaragaje uburakari bitera imirwano hagati y'abahutu n'abatutsi bo muri komine Karama. Ntabwo avuga genocide, avuga ko abahutu n'abatutsi barwanye, ngo kuko abahutu ari bo benshi byatumye abatutsi bahungira kuri paruwasi ya Cyanika, bamwe bicirwa mu nzira bajya mu Cyanika, ariko abenshi cyane bagerayo. Tariki 21 Mata abahutu bari barakaye cyane, barwanye n'abatutsi bikomeye, imirwano ihitana abantu ku mpande zombi. Agasoza avuga ko nyine mwumva ko genocide avuga ko yahitanye, nta nayivuga, avuga ko habaye imirwano ku mpande zombi, abahutu n'abatutsi, ariko abatutsi bamwe bahungira i Butare. Ati rero icyo dusaba, ati turasaba FPR ikomeje kwica abaturage cyane cyane abahutu guhagarika intambara, turashaka amahoro. Okay, ngo ngeze harashaka amahoro y'abahutu, ntashaka amahoro abatutsi, ariko subundi hari yasigende ntabo. Ariko mwumva uburyo ariho asobanura iyicwa nuko aryita. Ni 1994 Rudakemwa ariho arabisubiramo nyuma y'imyaka 31. Ubu se tuzageza hehe? Tuzageza hehe? Baturage y'umurenge wa Cyanika rero n'akarere ka Nyamagabe muri rusange, ni aho zari prefegitura Gikongoro turimo, aya mateka nyanyuzemo nihuta cyane, akwiye kutwigisha kubera yuko mwumvise uburyo abambaye umwambaro w'idini, umwambaro wa politike, aribo bagize uruhare mu gushora abaturage kwica abandi. Ntacyo abisha babyungukiyemo, nta na kimwe. Bababaje imitima yabo bice n'abarokotse, yego ibyo nibyo, ariko nta wungukiye mu kwica. Inkotanyi rero dufite amahirwe yuko zahagaritse genocide, tukaba turaha twibuka aba bavandimwe, ababyeyi, inshuti. Dukwiye rero aya mahoro gukomeza kuyasigasira. Abahangaha iki kibuga mukigireho aha twicaye, cyakiniweho n'abahutu n'abatutsi. Mu kanya turaza guhabwa ubuhamya na Marianne Nikuze. Marianne ni umukobwa wa Kaberuka mu Birambo. Kaberuka yari umukinnyi w'ikipe ya Karama, ari umudefanseri mwiza, akinana na Tanazi Nyinkindi w'umuhutu, wo hepfo ahangaha bitaga Tanazi Baba, izamurika abamo Rudahanwa wabaye mu genocide. Tukishima kubera ko baduhaga umupira mwiza, abana bagakinira pira yose. Hano inyuma yanjye habaga itorero twahitaga ku itorero. Ku itorero hitorezaga intore zirimo abahutu n'abatutsi, zirimo Budengeri n'abandi. Tugaruke muri uyu mubano, nicyo inkotanyi zaharaniye kandi nicyo dukwiye gukomeza kubaka. Ntabwo aba bana bakeneye kuzakomeza kuba mu rwango rwa Padiri Rudakemwa n'abatekereza nka we. Abana bakeneye kuba mu mahoro ahoraho, arambye, atazongera kumenwa amaraso ukundi. Abakuru rero mubibafashemo.